kama Mungu aishivyo, Mungu alitujibu. Nkuko Imana ibaho, Imana yadusubije. Sababu kubera ko wakati mimi niliona nyinyi mlikuwa mnaikana hapa, mlikuwa mnaona gari za Barundi zinapanda hapa, ngewe nkimara kubibona murimo musaba imodoka z'Abarundi zinyura hangaha. Mulijuwaka mwari mubizi bale watu walipanda hapa papa, mwari muzi bale abantu bose banyuza hangaha, walipandisha magari hapa, banyujije amamodoka hangaha. Hakuna Murundi mwali baki yako, hari n'Umurundi si wasigaye. Lakini kwa bahati mzuri, ariko kubera amahirwe yacu, walichapwa, barakubiswe tena sana cyane cyane, waliwakurishi, barabakosoye. Wanasema kuwapumua. Inabaki sasa tufanye nini? Tuwajenga. Igisigaye ni ikihe? Igisigaye ni ikihe? N'ubundi ni ukubasenyura. Tuya nini? Kubera iki? Siye twebwe turwana intambara izwi, twebwe turwana intambara ifite impamvu. Twebwe ntabwo turwana intambara, twe ntabwo tukirwana na Tshisekedi. Iya yazanye buri kimwe cyose, yazanye buri ngabo za buri gihugu, amafaranga yose. Lakini Mungu hangemusikia. Ariko Imana, kwa sababu gani? Imana ntabwo ari kumwumva. Kubera iki? Ile jeshi itawale imalize Abanyamulenge. Ntabwo Imana ari kwemera ko abo basirikare baza kwica Abanyamulenge ngo babamare. Mukibali na Mungu nange kubali. Nase mwebwe mwari kwemera, Imana ari kwemera. Oya ufanye tu bangi yako inaukamata, ugira utya, winywera urumogi rwawe, hanyuma uhita utyaza umuhoro, unena kata quartier muzima, ugende uteme ntuza urusisiro rwose cyangwa se quartier yose. Eske Mungu na Yesu kuanisha hata wanguke? Imana nayo ntabwo yakwemera ko tsindwa urwo rugamba. Umalize tu quartier muzima, kata urangize quartier yose urangize, hanyuma Imana ikwemerera ibyo. Reka iki gisirikare cyanyu mubona. Niyo mpamvu anatusaidia tuendelea, niyo mpamvu mubona dutera imbere. Tumesikia leta watu bali twumvise ngo bazanye abantu badasanzwe. Njuma mingi kushinda wale kwa huko, nibo benshi se kurusha abari bahari. Nibo benshi kurusha abari bahanga. Bale benye biko hapa Uvira ka Uvira, aba barahanga ha Uvira hanga, Uvira kana bakiga territoire ka Uvira gasiginga akantu kaga territoire karaho karaho gatoya, nako mu by'ukuri utavuga ko nabo bwabo bakayoboye. Wazalendo, harimo Wazalendo, Warundi, harimo Abarundi, leo ameleta wa Polonais, bazanye Abanyapolone. None se izo mbaraga se bazazikura hezo kutuvana hangaha turi mutubona? Twebwe nitumurwanya rero, harimo ntambara Kamenyero, ntimuzi Kamenyero ko batubwiye ngo duhagarare. Mwabonye ngo twigeze turenga za Gatogo. Dushaka iki? Dushaka amahoro. Tshisekedi niwe ashaka ko tugirana nawe amahoro, tuhagarara nawe ahagarara. Ariko arimo arazamura bamwe ibibangi biwe bose akohereza, kaza ngo baje ngo kudungura kuturasa, baje cyane barugumeta se baracyavugwa, n'abandi bose baracyavugwa. Alikuwa anawaambia sembe ni muzalendo akufanye, muzatubeshya ngo ko rugumeta yavugaga ngo no muzalendo ngo ntabwo ajya apfa. Ubu ngo bari hehe? Gumeta ngari muzima? Ase aracyariho? Iko muzima? Ni muzima se? Iko muzima? Muzima ameshakufa, yamaze kwitaba Imana. Tubasuhuze kandi tubifurize mu by'ukuri igitondo cyiza. Uyu munsi n'ubundi nk'ibi isanzwe turi tariki 16 kwezi no kwa 8 2025. Tugiye kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe ibintu bikomeje kutoroha na gatoya muri axe hafi ya zose. Tugiye kugaruka mu kindi
igitero cyongeye kugabwa ahangaha ku mujyi wa Goma. N'ubundi umujyi wa Goma kunze kwibasirwa ku rwego rukomeye cyane, aho umujyi wa Goma ukomeje kugenda urangwa n'ibitero byinshi biwibasira. Turabigarukaho ndetse tubibavire imuzi n'imuzingo, tubabwire uko situation yagenze. Turaza kuba tubabwira imirwano ikomeye cyane yabereye Iminembwe ndetse iharamukiye muri iki gitondo, yahabaye ku munsi w'ejo. N'ubu ngubu amakuru agenda atugera haratubwira ko imirwano iharamukiye muri rusange. Turaza kuba ndetse tugaruka ko bita Smith Gihanga wongeye gutabwa muri yombi. Tugaruke ku makuru ya nyayo muri rusange uko ndetse bikomeje kugenda, ndetse n'urubanza ko rukomeje kugenda rwitwara. Turaza kuba tubabwira ko arimo arashinjwa imbunda zigeze kuri 50 zose ngo sasanzwe iwe ntabwo byoroshye. Uwo nguwo ni General Smith, turabigarukaho. Hanyuma tuze kugaruka no mu bindi bice bigiye bitandukanye nkuko twatangiye mu audio mwatangiye mwumvise ko ndetse hari abanyapolonye noneho nabo bongeye kugera ku rugamba. Ahangaha ni muri axe ya Uvira. Ese abangaba bo bazanywe n'iki? Bari kubasanga n'ubundi abanyakolombia. Ibyo byose ni bimwe tugiye kugenda tugarukaho muri rusange. Nizere ko rero mukomeje kubana nanjye muri aya makuru. Ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine, ntabwo ndaza kwiharira ijambo, ndaba ndi hamwe na mugenzi wanjye n'ubundi nkuko musanzwe mubizi dusanzwe dukora ahangaha ku Ntare Official. Ni bwana Clever Bemba. Clever Bemba, waramutse? Waramutse neza bwana Machachari, kijana Machachari rafiki. Yes, nizere ko umeze neza muri rusange kandi igitondo gikomeje kigenda neza, ndetse n'icyumweru nacyo kirimo kiricuma buhoro buhoro. Kiribwo kiragenda rwose. Yes, rero abakunzi bacu baratumenyere twebwe nta byo kuryongora tujyamo, n'ubundi tugiye guhita twihutira kuri byinshi. Ingingo z'ingenzi zo bamaze kuzumva byinshi, turi buvugeho n'andi makuru agiye atandukanye. Unyemerere aya makuru tuze kuyatangira ahangaha mu mujyi wa Goma. Wiriwe ku munsi w'ejo uzunguruka inkengero z'umujyi wa Goma nk'uko abakunzi bacu bakubonye muri Nyiragongo, bakubonye mu bice hafi ya byose, kandi barabizi neza cyane ko territoire ya Nyiragongo ariyo iri ku mukika wa Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Impamvu niho hakunze kuva operation nyinshi zikunze kwibasira uyu mujyi, ndetse haba ubugizi bwa nabi bukorerwa abaturage ndetse n'ibindi byose biva muri Parike Nationale y'ahangaha Virunga, kandi baciye muri Nyiragongo ubundi bagahita bapenetra bakagera mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu situation zihagaze zite? Amakuru avugwa muri uyu mujyi wa Goma na yahe amakuru adasanzwe bwana Bemba? Gusa icyo navuga nuko amakuru ari muri Nyiragongo no mu mujyi wa Goma ntabwo ari meza muri iri joro. Yego, iri joro naryo ngo byabaye bibi cyane. Kuko wenda mu bice bigiye bitandukanye ndibuka ko hari umugabo nari kumwe nawe ejo anyereka ahantu hejuru ugeze ku mabere y'intumbi hari umusozi bita Kanyabuki, narindi munsi yaho, ariko unyereka communication yo FDLR yari yarakoze isa nayo ivuye ku muhanda ikazazamuka ikagera hejuru mu kirunga. Ari muri icyo kirunga hejuru buri kureba za Karenga. Arambwira ngo nitujyane, ndabona ati niyo wampumuti ntabwo njyayo. Uko nahise mati. Uko ngo rero muri biriya bice urayana indara za Kanyabuki, za Kanyamahoro, mabere y'inkumi, igiye kuri bwa busozi bwitwa buri hakurya hari agasozi kameze nk'aho bari mu Rwanda. Hano hari ubusozi bwinshi nagezemo. Ariko noneho nuko ngo ubusozi natinye kwinjiramo, naratinye pe kuyara ni nabi. Nuko ngo Wazalendo baracyarimo, FDL ziracyari muri parike ya Virunga. Muri iri joro rero byari bikomeye kuko bagavye igitero s'il vous plaît. Umunsi w'ejo humvikanye ibombe ryaturikiye muri uriya mujyi hakurya ya za Mugunga, ariko nta muntu uzi ngo iryo bombe ryatewe nande. Iri joro rero byari bikaze bwana Machachari. Wazalendo bateye baturutse mu bice baba 23 cyangwa guhungabanya umutekano w'abaturage, baza muri Nyiragongo iriya narindimo, baza muri Kiziba ya kabiri. Yego, Kiziba ya kabiri muri Nyiragongo. Baza aho bita Ngangi Turuwa Katindo, aho ngaho wenda biri mu mujyi wa Goma, ariko bifatanye na za Kiziba ya mbere na Kiziba ya kabiri birafatanye. Katindo ya kabiri abantu barayizi, Ngangi Turuwa n'abantu barayizi, Nyabushongo ndetse na Ndosho. Isasu ryaraye rivuga
iraradoga guhera nko mu masaha 3 yego kugeza mu rukerera rwose mu masaha 9 n'igice isasu ryaturikaga ukumva muri Katindo bararashye ukumva bo muri Ngangi barabikirije ukumva muri Kiziba hari azanya Bushongora habona ni na hafi cyane ubwo hari kunani ku terminus muri Ndosho no ruguru uri kwerekera hariya uvuye hano hino za Balindo ndabona ubwo barashije kurasa ariko muri kiriya gice cya ruguru ya Kajede gake ruguru ya antene najya ku antene ya Kajede isasu ryari riri kuvuga hari abaturage bapiwe ariko wenda ntabwo ndamenya niba hari abarashwe ariko hari abavuga ko hari abantu bagera nko muri 3 bari mu bitaro bya Sebeka barashwe wenda ntabwo ndamenya abapfuye cyangwa hari yabo uburyo bimeze hariya muri Sebeka ariko uri kumva ko byari ibintu byari bikaze kandi niwazana ndo baturutse ahantu bita ku mapera we abandi baturuka inzira ya Zanani ni muri Muja ni muri groupe Mamuja bamanukana bari kwinjira hariya muri Ngangi tuwa na Katindo bongera gusubirana iyo nzira kukimibagirwa n'ahantu hatuye n'abaturage na n'abakumu ariko bagurishije abandandi harimo inani harimo ahantu bita kwa Kase niyo baturutse iyo ngiyo atari Kase shine n'undi Kase nawe umundandi utuye kukimibagirwa Turunga sinari bibuke ni Turunga ndahabona Turunga baturuka Turunga barongera bamanuka muri ayo makartier baramanuka baraza bagira Ngangi tuwa banagera hariya muri Katindo de kuba hari ibintu bitoroshye kwefita bakagera muri ntabwo byoroshye mu mujyi wa Goma. Ese bwana Bemba tuvuge ko ari deployement za M23 effective zaba ari nkeya tubyite dutyo cyangwa tubyite ko mu byukuri ari ukuba umujyi wa Goma warafashwe wenda bagasa nkaho bakizemo n'ikintu cyitwa uburangare kandi Parike Nationale ya Virunga bayireba kandi ikabikirimo umwanzi mwinshi. Nanone tubivuge tubisubire hari couloir iturutse ahangaha muri parike ikagenda ikarinda igera muri Bwito ni inzira irahari irakoreshwa byanga bikunze baridegembya hariya muri biriya bice ama operation bazazanijwe muri axe za Kabizo n'ahandi hanyuma bose baratraversa baraza barinjira. Ubu ngubu na makuru abahari abaturage hariya barakubwira bati twebwe turabazi runaka bari hariya hakurya bari hariya mu mashyamba ati iyo bumaze kwira bagaragara ubu ngubu ati ahubwo ngusanga tunafite n'ubwoba bwo kuba mu byukuri twagira icyo tuvuga ngo cyane ko tuba dufite ubwoba yuko bashobora kuza bakaturangirizaho cyangwa se bakatwica bikaba nk'ibyabaye hariya muri axe ya za Kanzana. Iki kibazo ntabwo ubona ko M23 itagihagurukiye gishobora kuzatuma abaturage babareka bakajya binjira bagatinya no kubavuga kuko batajya kuba cyangwa se hatabaho kubasenyeraho mu byukuri kuko umujyi nka Goma ntekereza ko wakabaye umujyi wo kwitabwaho cyane kugira ngo izi infiltration mu byukuri zise nkaho zirangira. Reka ngo urugero hariya za Kibati ni muri Nyiragongo nuko nanabivuzeho ejo bundi barahaje nkimara kuhava barinjiye kabisa barinjiye banaharasa n'umuntu nuko muvuye hariya za Kibati ukazagera hariya ku Sheme Gishere iriya za Mugunga harimo kilometero zigera muri 50 ugiye ku nkiko za parike ya Virunga harimo 50 kilometero we 50 kilometero ugenda ukikira uvuye hariya za Kibati ukazagera za Mugunga sinzi ko M23 yashyiraho abasirikari umwe kuri umwe n'ukuntu ubona ku mipaka babipanze ntabwo sinzi ko yababona sinzi n'uburyo yahubaka biragoye cyane kugira ngo tuvuge ko M23 yafunga inzira itoke ahantu yinjiye mu rusisiro hariya muri Nyiragongo uri kwinjira mu mujyi wa Goma biragoranye cyane kuko n'ahantu harihari ukabona ko ntabwo ari uburangare bwa M23 ahubwo ni uburyo iriya parike ya Virunga reka nongere nyigarukeho kuva muri 94 interahamwe zahunga zikava mu Rwanda zabaye muri ya parike ya Virunga sibyo
bazaga gukora bwa butero shuma bakaza bakagera mu Rwanda n'igihe cya CNDP yarafashe igice cya Rutiro n'igice cya Masisi wenda itari mu mujyi wa Goma n'igihe CNDP yabaye mu mujyi wa Goma hajya muri parike ya Virunga harimo intera nuko sinzi zihamaze imyaka igera muri 30 ziri muri iyi igihe cya RCD zarimo nuko ngo simbona ikintu cyo 2023 izakora kugira ngo iziranduremo gusa uko ibyo bizajya bigenda byicuma bwana Macacari ni nako ziriya FDL zizajya zigenda ziraduka noneho hakiyongeraho hari abana bari batuye muri cya gice cyo muri Nyiragongo hariya za Kanzana bari batuye hariya muri za Muja za Rusanyu za Kibati za Kanyanya ariko haraho Kanyanja bagiye bajya muri ziriya za Wazalendo nuko ngo ni iwabo bajyaga gutashya imwe hariya muri parike abandi bajyaga guhiga nuko ngo bazi imyobo bashobora kwihishamo baragenda bakaza bakaraswa bamwe bagafatwa abandi bakicwa ariko abasigaye bakagenda bakajya muri ya myobo hari abananiwe kwikorera badashoboye korora nabonye hariya narindi n'abaturage borora bafite amahene bafite ingurube icyo nicyo nashakaga kugarukaho abakunzi bacu barimo barabibona ndetse muri screen zabo barimo barabona ukuntu imiterere hari ahantu ndetse nuko situation zimeze uko turi kugenda tuhabereka ndetse ni naho turi kuvuga nta tandukaniro barimo baragenda bareba imikika ndetse nuko bimeze ko hari ahantu ndi kubona abaturage borora ndetse nkaba nabonye ndetse no muri kira kibaya nanone naho ibintu bijyanye n'ubworozi bihari ndetse bikaba biri gushyirwamo n'imbaraga nyinshi igihe cyose umutekano utaragarurwa muri birabice abaturage igihe bazagira ikizere cyo korora amatungo yabo ndetse no kumva ko batekanye kugira ngo amatungo yabo agire umutekano bigaragara hariya ku bijyanye n'ubujura bw'amatungo ntabwo bugikorwa kuko abaturage bahariya bafite uburyo aho barazi inka zari zaribwe intama zaribwe ariko bafite uburyo baziraza ahantu zigacungirwa umutekano ku buryo kugira ngo uzazigereho bigoranye kuko nagiye ndeba ahantu hari defense z'ama 23 nizo nzira babasha kuba baca baturutse hariya muri parike ya Virunga kandi muri kiriya gice wadabona rimerereye basa n'aho bakajije imbaraga bivugitse ngo wenda nk'uko rindi kubivuga hari ubusoresore bwananiwe korora ubwananiwe guhinga buragenda bujya muri za Wazalendo nibwo rero bujya buva muri ya shyamba n'ubundi bukaza guhungabanya umutekano kuko nk'abaje hariya mu mujyi wa Goma n'ubundi muri iyo haje babandi batuye n'ikindi wenda nakongeraho bwana Macacari nuko muri buriya buce bajemo hariya za Ngangi hariya za Majengo za Nyabushongo za Ndosho hariya hari aba-FDL benshi bahatuye bahaguze amaparisere barubaka ni hariya za Kanzana hari aba-FDL bahatuye za Rusanyu hari aba-FDL bahatuye babahazi ntabwo byoroshye reka mu by'ukuri rero abakunzi bacu bumve ko mama 23 ikora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo wenda ibyo bivanwemo ariko tunasabira nyine bari abaturage bo muri biriya bice nyine no kuramforsa buriya kurinda no guhozaho ntabwo kuguca icyuho cyo ntabwo gishobora kubura nk'aba ngabo bahamenyereye nk'uko mu by'ukuri twavuga ko ari abantu bahasanzwe ndetse bari banaturi ibyo bishobora kubaho gusa wenda reka twizere ko mama 23 nayo iba irimo ibareba ndetse n'imbaraga zabo zirazwi ndetse n'abaturage nabo ku bufatanye ariko n'abaturage nabo bagomba kubigiramo uruhare kuko mama 23 ntacyo ishobora gukora ndetse hatabayeho collaboration hagati yabo ndetse n'inzego z'umutekano sinzi niba ahangaha mu mujyi wa Goma twasa nkaho tuhavuye yego twasa nkaho tuhavuye rwose nta kibazo
Yes, unyemerere wenda mu minota itarenze itatu tutari burenze wenda ibiri, iminota wenda itarenze ibiri cyangwa itatu, dukomoze kuri axe ya Kalembe. Kalembe ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane, ndetse ni mu nkengero zayo, ariko mu parti muri parti ya Kalonge, aho ikitwa Maimai ya APSRS ndetse na ANCDH yo kwa Bajamari ngo bari bafatanyije bavuga ko ndetse ngo bashaka kugira ngo barebe niba Kalembe ishobora kuba destabilize kugira ngo cya gitutu kiri kuri Pinga gise nkaho kigabanyutse. Urabona ko mama 23 yari isa nkaho yamaze kubabyiga ibegera neza cyane yinjira muri Pinga, kuvuga bati reka tuze turase muri Kalembe, hanyuma imbaraga nyinshi n'undi zishyirwe ahangaha muri axe ya Kalembe. Ku munsi w'ejo rwari urugamba rutoroshye, ndetse aho izi wazalendo zavugaga ko ngo zikeneye kwigarurira Kalonge, kandi Kalonge Kalembe urareba birafatanye. Muri iki gitondo rero hari amakuru ambwira ko mama 23 igitero yamaze kugisubiza inyuma, yagikonteniye ku munsi w'ejo igerageza gusa nkaho igisubije inyuma. None amakuru ari kuvuga ko ngo muri iki gitondo noneho ngo barimo barabashushubikanya ku rwego rudasanzwe, ngo ku buryo ki ngo bashobora kwisanga, ndetse ngo bashobora kwisanga n'iyi Pinga barimo bavuga ngo ihuye n'ikibazo. Mbere yuko wenda tujya muri Kivu y'Epfo, wavuga iki kuri iyi Kalembe? Iyi Kalembe ko yari imaze igihe itumvikana mu majwi, ubu ngubu bigenze bite? Wazalendo cyangwa ziriya za PSRS nabo kwa Jamari baramutse bafashe abameze nk'aho bafashe communication ya M23 hariya muri Peti za Mizenze, yego, ndetse hariya za Mera na za Burayi, kuko Kalembe ni ku muhanda. Urabizi ko Kalembe wese Kalembe ifite igice kimwe kiri muri Masisi n'ikiri muri Rucu, nako muri Warikare, muri Warikare so. Yes. Karagace kiri muri Warikare nicyo gice gifatanye na Kalonge, lokalite Kalonge. Buriya Kalembe hakurya iri muri lokalite Kalonge kabisa, muri Warikare. Nuko mubare muse bafashe kiriya gice bagafata iriya Kalembe ya Masisi, wabo communication ibikubye. Uko mama 23 urareba niba iri gukoresha kiriya kiraro cya hariya kimaze kujya mu $100 kiriya kiraro kiri hariya, kugira ngo sima zizagire nuko ziva mu ejo zikava Kitanga zikamanuka zikiri hariya Kalembe ziri kwerekera hariya. Nuwo ngo nta modoka ya 23 yazongera guturuka mu ese cyangwa zagashuka ngo izajye kuramforsa kiriya gice kiri muri Warikare. Wapi kabisa, nicyo kintu cyose ziriya za wazalendo zari zishaka barabo kwa Jamari, kuko ngo hari ushinzwe operation witwa ngo ni Migisha, Colonel Migisha, urabona ngo ni general. Niwe wamanukanye naho muri PSRS n'ubundi baza kugaba igitero ko mu akubishwe mu nje, kuko mama 23 ntabwo ari yabemerera yuko baza gufata Kalembe. Ikintu gitangaje nuko hari ubudifensi bwabo, kuko uvuye hariya za Shimu, uvuye hariya iyo nuza de province uriya Jamari, hariya za Nyabikeri hari akandi ahandi hanafite Gikota bahita ngo ni muri hariyo n'umusozi witwa Muzimu wareka Muzimu umwe muri defense. Niwo ngo mama 23 iri kugenda noneho baje kwataka, ariko none iri kubasatira ku buryo nta handi bari bagiye kuriva kabisa. Kandi ukabona ko kari agace ko Jamari arimo ni agace gasa naho kazungutswe na mama 23, ku buryo mu gihe mama 23 izamaze gufata Pinga ikamanuka ikagera za Mutongo, nuko ngo Jamari kuba muri azaba bayeho ku rupfu n'umupfumu kabisa. Niko bimeze, ntabwo bizaba bimworoheye na gatoya. Nyemerera wenda reka nsoza kuri ino ngingo yangaha, kuri ino makuru yangaha. Ntabwo mama 23 yakwemera gutanga Kalembe, niyo byagenda gute, niyo bazana Sokoyi bakazana abacashuro bari kujya kuzana bo muri za Colombia, nabo bashaka bazajya kuzana nabo kwa Satani, ariko ntabwo mama 23 yakwemera gutanga Kalembe. Yes, byumvikanye neza cyane, ntabwo byakunda, kuko urumva ko mu by'ukuri ibikorwa remezo bakoze buriya ntabwo byanashoboka. Buriya hariya kwari nko gushima ku rutare, ariko nabo bamaze kuba bumva ikivuyemo. Twihuse cyane, nyemerera duhite dusimbuka vuba, ntabwo
dutinze kubera ko wenda Goma twayitinzeho cyane, ariko birumvikana byari ngombwa ko tuyitindaho duhite twirukanira, ko ndabona dusigaranye iminota wenda nk'icumi cyangwa se 12 hagati aho ngaho, duhite dusimbukira muri teritware ya Fizi. Teritware ya Fizi imirwano nabonye mu by'ukuri urimo ucambuwa ureba, ni teritware mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya irimo izo za Murenge, irimo za Minembwe n'ahandi, ikitwa Birozi Bisambu. Ku munsi w'ejo bundi twabonye itangazo rya MRDP twirwaneho yandika ivuga ko ngo hari ibitero bikomeye cyane biri gutegurwa kugira ngo bigabweho, ndetse bigabwe no ku baturage cyangwa se mu bice bituwe n'abaturage benshi. Amakuru rero atugeraho ku munsi w'ejo, imirwano yarakomeje kuva saa 11 za mu gitondo, imirwano yari ihari, ndetse bivugwa ko ari ibitero byari byagabwe na ba Birozi Bishambuke, Birozi Bishambuke cyangwa se bishake bishwanyuke, biyobowe n'uwo bita Delphin Karembe Ngoma Nzito, ariko ngo n'uwo bita ngo General Medika Mugongo ngo Kahemia. Ubungubu niba ari Heremia niba ari ubungubu tuvugana imirwano, ndetse biravuga ko ngo nanone ngo amasasu ngo aramutse yumvikana muri ibi bice. Bwana Bemba, ibi ngibi byo urabivugaho iki muri ibi bice byahangaha mu Maho Plateau? ubundi Minembwe hagabwe ibitero umunsi w'ejo, hari harimo ababo kwa Birozi Bishambuke n'abandi Birozi Bishambuke bo kwa Ngoma Nzito, hari harimo FDLR zari zirimo, kuko hari uwitwa Jeva, hari n'undi witwa niba ari undi muri FDLR niba bamwita Mwinde, ni nabo uri bariya uko Jeva we yarakiye mu Burundi. Hari abari muri nuza bari muri MRCD, muri iryo huriro rya ryitwaga MRCD, y'abandi iryo huriro ryarimo n'aba Kayumba n'abo bandi bose. Yego, ni babandi baseneride, ariko baje mu iryo huriro ryitwa MRCD barafite n'izo za P5. nabo ntabwo babashije kumvikana bakimara kugera iriya. Hari ikindi gikoloneli ari ikijenerali cyatwanye na Jeva, kuko Jeva nawe ushinzwe operasiyo, n'ubundi nabo bari ahasigaye bageze hariya ntabwo bumvikana. Nanjye nkibagiwemo gatoya, cyari kibazo iminsi kinarwaye n'intuza n'amaguru yarabyimbye, ndaza kuba mwibuka ndamugarukaho mu mwanya. uwo nguwo rero abasirikare bari bafite muri za Minembwe uwo bari kumwe n'abasirikare kijite, bari kumwe na FARDC nabo kwa Birozi Bishambuke, n'uwo muri Lieutenant General n'ubundi uvuze izina niba yitwa niba ari Yeremia nari Nehemia nari Miki ngo ni Nehemia Medira. Yego, noneho bari kumwe na FDNP y'Imbonera kure, baje kugaba ibitero mu majyepfo ya Minembwe, bari baturutse Rugezi muri secteur ya Rurenge. Yego, nibo baje kugaba Ruriba, Kiriba ya amazina hariya rero rimwe na rimwe ajya aracanga. Urumva ngo ni groupement ya Basimunyakaside, ngo secteur ya Rurenge, territoire ya Fizi. Ntabwo ari amazina biba bigoranye no kumenya. Buriya ikintu kigorana muri biriya bice ni ukumenya ngo ahangaha ni muri Fizi, aha ni muri Mwenga, biba bigoye. Yego, noneho bari baje kugaba ibitero baturutse, noneho baraza barakubitwa. Nyuma ariko baje bamaze gukubitwa, n'ubundi abenshi baranaraswa, s'il vous plaît. Bamaze kuraswa, noneho barongera bajya gukora indi organisation, anariyo mama 23 n'ubundi yavugaga. Aho navugaga bari guturuka ni Rugezi, ni mu nkengero za Minembwe, bo baje kugaba ibitero byabo bya Wazalendo, bari kumwe na bya bindi byose bya FDLR, za FDNB, FARDC na bya Wazalendo, barongera barakubitwa, n'ubundi bajya kwiroganiriza hariya Rugezi. None 23 ifatanyije na twirwaneho, basora biratangaza banabivuga bavuga bati twebwe duhangayikishijwe na biriya bitero byabo, bagiye kwitegurira Rugezi kugira ngo baze kugaba ibitero ku basivili. Yego, ubundi narindimba nenyeka ko mu 23 na twirwaneho, kuko bamaze kumenya organisation bari kujya kwiroganiriza, kuko hariya Rugezi ubundi harimo FARDC, harimo riya huriro ryose ririmo. Banyumva? Ndakumva neza. Kumva bisharaye sinzi mpamvu. Ntabwo uri kunyumva? Ndikukumva reka nkomeze. Komeza iminota nayo irimo iratugendana, use n'ugana wenda ku musozi inkuru tuyiveho dusimbukire ku yindi, kugira ngo
yego abo mwumva neza ndimo ndavuga nti gerageza uhite ugwa ku ntego hanyuma dusoze tugane ku ntuza tujye ku nkuru ya Smith Gihanga. yego nyine nakekaga ko mama 23 ishobora guhita yiyoruganiza n'ubundi kugira ngo batagaba bira bitero ku baturage b'abasivile ikajya kubataka hakiri imbere ntabwo yagiyeyo muri iki gitondo bongeye kugaruka baragaruka n'ubundi bagaba ibitero bari mu nkengero za Minembwe anabo n'ubundi isasu rikumvikana uretse ko ridakabije ubona ko mama 23 natwirwanaho rwose baba bitwayemo neza mu kugira ngo babashe kubasubiza inyuma ndumva hari ikintu tugakwibira tukigira kwa Smith Gihanga ariko wenda sinzi indwara turaza kuyigarukaho tunayiteguza abakunzi b'Intare official yego kuri bino bintu biri hariya muri 33e region militaire ya Sud Kivu iri gukorera hariya za Uvira igihe umujenerali wari waje ngo muri supervisor turamugaruka wenda mu makuru yacu ataha tuze kureba ese icyari kimuzanye ni iki ese hari ibyananiye bagenzi bewe ashaka kugarukaho turabigarukaho nyemerera duhita dusimbukira kuri uyu General Smith ukomeje mu by'ukuri kwibasirwa bikomeye cyane uyu mugabo n'ubundi wagaragaye muri haute cour militaire ndetse aburana ndetse ibyaha ashinjwa yakorera Lubumbashi urareba ni mademi rikombye 13 plutôt ambere yuko asimburwa na Edi Kapende amakuru hari navuga ko ngo ashinjwa ngo imbunda 50 ngo zasanzwe iwe zishobora kuba zigiye kumucisha umutwe ubundi uriya nane General Smith yafashwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu urabizi yuko abajenerali bose bakomoka muri Nord Kivu muri abaswahilofone s'il cyane noneho bakwinjira mu barwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubundi ni General Major Smith Gihanga Mutara akomoka muri Ruturo nukuvuga ngo yafashwe ku itariki 5 z'ukwa gatandatu arahamagazwa hariya muri Demiape nimwe afungiwe bamanje bamufungira bamujyana muri Demiape juste afungishwa ijisho akajya yitaba nyuma barongera bamutaye mu kwanza uramunsi rero yagiye kwitaba niwe wari komanda wa Vendezi yego yahamagajwe n'ubundi ajyanwa muri Demiape ajya kwisobanura nuko ngo ikintu kiriho nuko bose bari kugenda bashakishaho ibyaha tugiye kubara abajenerali abajenerali bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri za Kinshasa abavuga igiswahili bariho ku buzima bubi bariho mu buzima bwo gucungwa bariho mu buzima bariho ni imfungwa n'utarajyamo nawe ni imfungwa uko byagenda uko ariko kose nkeka ko barimo mu bitekerezo byabo simbatekereza ariko buriya baratekereza bakavuga bati nyamara twarayobye twatekereje nabe tubusa ubuyobozi yego gusa ikintu kigaragara nuko wenda nabo bari kubona ibyo guverinoma ya Kinshasa iri kubakorera wenda kuna siku bazagira nabo bakumva ko bagomba kugira wenda n'icyo bakora kugira ngo barengere uburenganzira bwabo n'ubuzima bwabo bamukure mu kaga ariko ikintu kiriho nuko bari mu bibazo bikomeye bari mu bibazo bitoroshye bwana Bemba ntabwo byoroshye kubera ko amakuru angera harambwira ko ngo ku munsi w'ejo habayeho examination cyangwa se ku examina imbunda 50 ngo zasanzwe ngo muri residence yiwe Kinshasa Lubumbashi plutôt ngo yaje kwiregura ko ngo avuga ko ngo ari abasirikare bamurindaga ngo nyuma yuko avaniwe mu kukazi cyangwa se ahinduwe urabizi ko yasimbuwe n'uwo bita Edi Kapende wari uvuye muri gereza yari yarashinjwaga kwica Laurent Desire Kabila Muzehe Kabila aza kumusimbura kubera ko ari mwene wabo akaba umuruba
hagati aho ngaho rero uyu nguyu we urumva ko uyu Simiti bitoroshye na gatoya. Hanyuma wenda udukuru turi gucacara hirya no hino, ndimo ndabona aha ngaha mu masaha ya nijoro mu gace ko bita Nyamugo, aha ngaha ni mu mujyi wa Bukavu, haje kumvikana ngo naho urusaku rw'amasasu rudasanzwe rwo ku rwego rwo hejuru, aho ngo ndetse abaturage baraye badasinziriye. Twasimbuka tugasanga muri Bunya naho ngo abantu bageze muri 5 baraye bishwe barashwe mu masaha saa moya zuzuye, nibwo barasiwe mu gace ko bita Espace Vert Epo muri quartier Yambi mu mujyi wa Bunya rwagati, aho ngo bivugwa ko bashobora kuba barashwe n'abasirikare ba FARDC, ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma wa mubandi witwa Kayafa akomeje ngo ndetse kugira sa mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Mweso. Ibi nabyo ngo akurikiye ngo witwaga Mfizimbi ngo nawe waoperaga ahangaha mu mujyi wa Mweso. Ibyo ni ibibazo n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara muri axe. Hanyuma uwitwa Lumumba Kambere Muyisa, uyu nguyu niwe wagizwe umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bwana Bahati Musanga Erasto. Uyu Lumumba Kambere Muyisa birumvikana no mu bwoko bwa Bandandi. Hagati aho ngaho uyu nguyu ngo akaba yarahoze akorera ikitwa Lucha cyangwa Lutte pour le Changement, akabivamo akajya mu shyaka rya Moise Katumbi. Ubu ngubu rero akaba ari muri 23. Hanyuma wenda tugana ku musozo Bwana Bemba, niba ari igisigaye